tuganireho gusa gakeya ndabereka amwe mu mabanga niba uragira nko kuri 3 wowe ushobora gukoresha ugahisha inzozi zawe Satani ntazibone. Ndakwereka amabanga 3 ushobora gukoresha kugira ngo uzagere ku mwuzuro w'inzozi zawe. Ko hari abarose ariko ntibazigeraho. Ndagira ngo nkwereka abarose bakazigeraho. Hari amabanga agira kuri 3 bakoresheje ngira ngo twige uyu munsi. Bwoko bw'Imana iyi niyo situwamo. Abene inzozi barakubitwa. Murampora iki ko ataringiye wiha inzozi? Haleluya. Shalom shalom bwoko bw'Imana. Ni amahoro. Imana y'Isirayeli iracyabarize. Ndishimye kongera kubana namwe. Imana yo mwijwe umugisha. Mbahaye ikaze muri aya materaniro. Imana yacu bagire neza kandi bishimire. Reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, dushimiye neza n'imbabazi zawe. Ukomeje kuturinda, ukomeje kutugirira neza, amashimwe yose na yawe. Mwami Imana, tugeze umwanya tugiye kumvamo ijambo ryawe. Reka uriherekereshe imbaraga z'umwuka wera, ubwenge bwawe, ububasha bwawe, ubushobozi bwawe, Mwami Imana bugaragarire mu ijambo ryawe. Reka aho kubanjye ahubwo umwuka wera ganze kuri jye, icyubahiro cyose n'amashimwe bibyawe. Mwami Imana, twirukanira kure imbaraga z'umwanzi n'abadayimoni be. Mu izina rya Yesu Kristo turakira neza n'imbabazi zawe n'umugisha wawe ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Twari tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga ngo umwuka usubiza umuntu inyuma ugambiriye guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwe. Tugiye rero kwiga noneho uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo murampora iki ko atari jyewe wihaye inzozi? Murampora iki ko atari jyewe wihaye inzozi? Muranziza iki ko atari jyewe wirotesheje? Murampora iki ko atari jyewe wiremye? Murampora iki ko atari jyewe wihaye inzozi? Ko ari Imana yazimpaye. Mwaretse inzozi z'Imana zikazasohora. Yesu nashimwe cyane. Tugiye kuganira ku mwanzi cyangwa se ku mbaraga zirwanya ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu, imibereho y'umuntu ifite agaseke ipfunyitsemo, cyangwa se ubuzima bw'umuntu bupfunyitse mu duseke dutandukanye. Muri utwo cyangwa se agaseke kamwe gafitemo ibyumba bitandukanye. Muri ako gaseke gapfunyitsemo ubuzima bw'umuntu n'imibereho y'umuntu hari icyumba kibamo ibintu byitwa inzozi. Inzozi ni impano y'Imana iha abantu bose. Ni impano iri universal. Ntabwo ari impano Imana iha abakijwe gusa, abadakijwe ntibayigire. Ni impano igirwa n'umuntu wese. Rero Imana ivugana n'abantu mu buryo butandukanye. Birabanga Imana ivuga ngo 1 ngo 2 ndetse 3. Mu buryo bumwe Imana ivugamo ubuzima bw'umuntu, mu buryo Imana igaragaza iherezo ry'ubuzima bw'umuntu, mu buryo Imana igaragaza umuntu azaba we, Imana ibivugira mu nzozi. Bumwe mu buryo Imana ikoresha isobanura umuntu azaba we, Imana habigiye bivugira mu nzozi. Abakijwe bararota n'abadakijwe bararota. Abubaha Imana bararota n'abatubaha Imana bararota. Yesu nashimwe cyane. Ba Yosefu bararota ariko na ba Potifari na ba Farawo bararota. Ba Yosefu bararota ariko bakamenya no kurotora inzozi. Rero ba Farawo bararota ariko ntibamenye kurotora inzozi. Aho niho bitandukanira. Kurota ni abantu bose ariko si abantu bose barotora inzozi. Sinashimwe cyane. Niba ngo abantu bose barota ariko abantu bose ntibarotora inzozi. Ba Nebukadinezari bararota ariko ntibarotora inzozi. Nyamara hari abantu bahari barota ariko kandi bakanarotora inzozi. Aho ngaho niho batandukanira rero. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwanzi w'inzozi z'ubuzima bw'umuntu. Iyi Imana imaze kuvuga uko umuntu azabaho, iyi Imana imaze kuvuga usobanura uwo muntu, uwo azaba we, ibyo azakora naho azagera.
Satani ahagurutse igitero cyo kuza kurwana na wa muntu biciye kurwanya wa muntu bitewe na za nzozi ze. Buri muntu wese uriho afite uko Imana yasobanuye uko azabaho mu nzozi. Yaba yarazihaye we ku giti cye, yaba yarazihaye ababyeyi bamubyaye, ariko byanga bikunda uyu muntu ubuzima bwe hari inzozi ahantu runaka zigeze kurotwa, wenda barazibagiwe cyangwa se bamwe barazibutse, ariko hari message yatanzwe n'Imana ku buzima bw'uyu muntu. Rero muri icyo gihe Imana yasobanuye umuntu wazaba we, hari ahantu Satani yahagurukije ingabo zizaza kurwanya ubuzima bw'uyu muntu. Niyo mpamvu babwira ngo buri muntu wese mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, hari umwanzi ukubita inzozi zawe. Uyu munsi nimo navuga ngo wa mwanzi urashakaho iki ko atari giye wihaye inzozi. Kandi nagira ngo babwire ngo ntabwo inzozi zipfa. Satani hari ibyo yakwica ariko ntazica inzozi zawe. Yesu nashimwe cyane. Satani yakwicira business igapfa, Satani yakwicira amatungo agapfa, Satani yakwicira kwiga bigapfa, Satani yakwicira abavandimwe bagapfa, ariko hari ikintu atazashobora, ntabwo zigera yica inzozi zawe. Inzozi zawe warose byanga bikunda zizasohora. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga nanone mu Itangiriro igice cyaho cya 37. Ni inkuru izwi cyane, abakuru abatoya izi nkuru murazizi za Yosefu na bene se, nuko yagurishijwe, nuko yabaye muri Egiputa, nuko yaje gukomera, nuko bene se baje kuzayo. Izo nkuru turazizi. Ni inyigisho zigishwa ahantu hose, ndetse iki cyanditswe n'izi nkuru n'abana bo muri Sunday School baraziga. Uyu munsi ndagira ngo tuganireho gusa gakeya, ndabereka amwe mu mabanga niba uragira nko kuri 3 wowe ushobora gukoresha ugahisha inzozi zawe Satani ntazibone. Ndakwereka amabanga 3 ushobora gukoresha kugira ngo uzagere ku mwuzuro w'inzozi zawe. Ko hari abarose ariko ntibazigeraho. Ndagira ngo nkwereka abarose bakazigeraho. Hari amabanga agira kuri 3 bakoresheje ngira ngo twige uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome wenda duhere ku murongo waho wa 3. Biraba ngo Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda biruta ibya bene se bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Nukuvuga ngo n'ubundi bari basanzwe bamwanga, bamwangiye kwera ko papa we amukunda. Noneho igihe kigeze atangiye kurota inzozi, niyo mpamvu bivuga ngo noneho barushaho. Iri jambo rivuga ngo barushaho nukuvuga ngo ni urugero rwongera ku rwari ruhari. Igipimo byari biriho noneho bongeraho barushaho. Ku murongo wa 5 ngo Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Murongo wa 6 arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagara urema, iyanyu imiba ikikiza uwanjye ibikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Niyo ngo ku murongo wa 5 akimara kubabwira ko yarose, barushaho kumwanga. Bamaze kubona ubusobanuro bw'inzozi bazisobanuriye ubwabo, ngo barongera barushaho kumwanga. Niyo ngo uko yabaganiriraga, uko yababwiraga inzozi, barushagaho kumwanga birenze uko bamwangaga mbere. Umurongo wa 9 yongera kurota izindi nzozi, ngo n'inzozi za kabiri, azirotorera bene se. Nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi iki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Amen. Reka dukomeze wenda hepfo gatoya ku murongo waho wa reka ko uko yagiye basanga mu rwuri, ese amutumye ngo ajye kubareba rero niba ari amahoro. Reka duhere ku murongo waho wa 17 nanone.
Yosefu agiye kubashaka, ageze mu nzira agenda bashaka ahura n'umuntu aramuyoboza, ngo uwo mugabo aramusubiza ati baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegeye akiri kure bajya inama yo kumwica atarabegera hafi. Baravugana bati dore Karose araje, nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuga tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo tumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari kugira ngo aze amubakize amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa nta mazi yararimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Gileyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure n'abariya Abishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho kuko ari mwene data, tukaba akarakamwe. Bene se baramwumvira, hahita Abamidiyani batundaga bakura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Rubeni aragaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye asubira kuri bene se, arababwira ati umwana ntakirimo, nanjye ndajyahe. Benda yakanzu ya Yosefu, babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza ya kanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se. Bamutumaho bati twabonye iyi, none umenye ko yari kanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Arayimenyera avuga ati ni kanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yamuriye, nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. Amin. Ezi ni inkuru ndende, ntabwo ndi buzigemo zose. Twasanze inkuru z'umwana witwa Yosefu. Yosefu ni umwana wa Yakobo, yabyaye kuri Rasheli, yavutse ari umwana wa 10. Biravuga ngo Yosefu ngo Yakobo yamubyaye ashaje, ariko nanone mwibuke ko yamubyaye kuri wa mugore yarakunze, ari we yatendeye imbere igihe yagiraga kwa Labani. Yamubyayeho abana babiri, yamubyayeho Yakobo, yamubyayeho Yosefu, amubyaraho na Benjamin. Bibiliya yatubwiye, tweretse imibereho ya Yosefu n'ukuntu se yamukundaga. Se ngo mundodeshereze ikanzu ndende, akajya abana nawe cyane. Biravuga ngo Yosefu yajyaga abwira se ibibi bikorwa n'abakuru be, noneho bakuru bakarushaho bakamwanga. Igihe kigeze, Imana iraza ivugana na Yosefu, imusanga mu nzozi. Imana imwereka bakuru be bahambiriye imiba mu murima, bamaze gusarura imyaka. Ngo agiye kubonabona uko yose yari ihagaze, yikubise hasi, uwe usigara wewe. Abibwiye bakuru be bamenye icyo bisobanuye. Baravuga ngo urashaka kuvuga yuko wowe uzaba umwami wacu kadutegeka? Ngo ndetse barushaho kumwanga. Arongera none Yosefu arota inzozi za kabiri, ngo abona ukwezi n'inyenyeri 11, ngo byose byikubita imbere ye.
ngo azirotura bene se na Sahari. Se aramubwira ngo nukuri jye na bene so na nyoko tuzikubita imbere yawe. Ngo nanone bene se barushaho kumwanga cyane. Ngo ariko se akajya ahora yibuka ayo magambo. Yesu nashimwe cyane. Aha niho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nabwiye twari ngo ese murampora iki ko atari jyewe wiha inzozi. Yosefu amaze kurota inzozi, bene se batangira kumwanga, batangira kumugirira ishyari, batangira kumurwanya, batangira kumuhiga. Niki cyatumaga bamuhiga akiri umwana? Icyo bamuhoraga si cyo yari cyo aka kanya. Ntago bamuhoraga ko se amukunda aka kanya. Ntago bamuhoraga ikanzu yari yambaye aka kanya. Ahubwo bari bo bamuhora icyo azaba cyo mu myaka iri imbere. Sinashimwe cyane. Barimo barwana no kugira ngo uko baravuze ngo reka tumwice, none turebe izi nzozi yarose niba zizabaho. Bwoko bw'Imana, reba mabwiye mpumurize bafite inzozi, mabwiye ngo ni muhumure. Ese nashimwe cyane. Abanzi b'inzozi babaho. Hari Imana itanga inzozi, hari n'abanzi b'inzozi. Imana itanga inzozi ntabwo izitanga yirengagije ko abanzi b'inzozi bahari. Rero ntabwo tugiye guhanga amaso abanzi b'inzozi ngo badutere ubwoba twumve ko inzozi zacu zitazasohora. Ahubwo reka twizere Imana itanga inzozi. Iyo duhaye inzozi cya gihe, iyo turotesheje cya gihe, irahari kurinda inzozi zacu kugira ngo inzozi zacu zasohore. Yesu nashimwe cyane. Nubwo ntabwo tuzareka kubyara kubera ko hari Satani ushaka gutwara abana. Tuzabyara abana tubashinganisha amaraso y'abaduhaye, Imana izabarindira aho ngaho. Ntabwo tuzareka kurota, nta nubwo tuzareka kwizera inzozi zacu kubera ko hari umwanzi wanga inzozi zacu. Ahubwo Imana yaduhaye kurota ni nayo izarinda inzozi zacu. Iyo aziduhaye izaturinda. Uyu munsi ndenda kubabwira amabanga 3 uzakoresha mu buzima bwawe ukarinda inzozi zawe. Yesu nashimwe cyane. Yosefu bene se baramwanga. Biraba ngo ise aza kumutuma ngo agende ajye kureba aho bene se bari, arebe niba ari amahoro. Uwo se yatumye kugira ngo agende arebe ko bene se ari amahoro, amuzanira inkuru z'amahoro. Niwe bene se batifuriza amahoro. Nayibwira ngo ushakira amahoro niwe utakwifuriza amahoro. Ushakira amahoro niwe utakwifuriza amahoro. Ntuzacika intege kubera ko wifuriza amahoro atayakwifuriza. Ntuzacika intege kubera ko wifuriza kubaho atakwifuriza kubaho. We komeza umwifurize kubaho, komeza umushakira amahoro, komeza umusengere, ntiwite kubyo gutekerezaho ahubwo yita kubyo umutekerezaho. Yesu nashimwe cyane. Kuko ntabwo uzahindura imitekerereze y'abantu, ntabwo uzahindura imyumvire y'abantu bishobore. Wowe arwana no guhindura imyumvire yawe iyo abantu yihorere. Tekereza abantu neza, bakorere neza, basengere, kuko umuhamagaro wawe uri mu kugira neza. Umuhamagaro w'abandi ushobora kuba mu kugira nabi. Ibyo ntibikureba. Wowe ikikureba ni ukugirira abantu neza. Yesu nashimwe cyane. Uzasanga abantu benshi bakubwira ngo genda rambiwe, ngo wandagiriye neza ni wampemukiye. Noneho kugira neza nanjye ngiye kubireka. Wibireka kugira neza, komeza ugire neza, ko n'umuhamagaro wawe. Wikorera umuhamagaro wawe ngo hanyuma uwureke nurangiza yo gukora umuhamagaro w'abandi. We kwinjira mu muhamagaro w'abahemuka, abahamagariye guhemuka. Biraba ngo bene abo bafite se ngo se ni Satani. We kwishinga abafite Satani bakorera. Korera Imana yaguhamagaye, korera abantu neza utitaye ko baguhemukira. Yesu nashimwe cyane. Aragenda ngo agenda agiye kureba niba ari amahoro, ngo agaruka abwire se ko ari amahoro. Biraba ngo bamwitegera kiri kure, ngo bamubonye bajya inama, baraba ngo dore nguriya Karosi araje. Ubundi yitwaga Yosefu, ntabwo yigeze yitwa Karosi. Karosi ni izina bamwise bashaka gukerensa inzozi ze yarose. Irambwira ngo Bibiliya iravuga ngo bamwitegera kiri kure. Ngo nanjye mubwire ngo aharo birashoboka. Hari umwanzi ukwitegeye ari kure cyane. Hari umwanzi urimo kubarira mu mibare, arimo arakureba. Wa mukobwa hari umwanzi urimo kukureba. Wa musore hari umwanzi urimo kukureba. Wa mugabo hari umwanzi urimo kukureba. Arimo arabara imibare, arimo arakwita amazina. Aravuga ngo dere karaje, mwihorera kubarira imibare ariko hari inzozi zawe. Yesu nashimwe cyane. Imibare yabara ntago iri buhure n'inzozi zawe. Beba ngo bamwitegera kiri kure, ngo barangije bajya inama. Baravuga ngo dukore iki? Baravuga ngo reka tumwice, noneho turebe ko ziriya nzozi zizasohora. Inama barayemeza. Ngo ariko muri icyo gihe bari mu nama hari uwitwaga Rubeni. Rubeni yari imfura ya Yakobo. Ngo we muri we mu mutima we ntiyahuza na bene se. Asanga mu bantu 10 bari hariya
ntari bubashe guhindura igitekerezo cyabo. Nababwira ngo two kubikora ntabwo ijwi ry'umuntu umwe riri buhinyuza amajwi y'abantu 9. Aremera aravuga ngo nta kibazo, ariko mu mutima atari kumwe nabo. Nanjye nagira ngo mari mpungenge nkubwire ngo muri bari abanzi bateranye, muri bari bakwitegeye, muri bari mo kujya imigambi yo kuguhemukira, harimo ikiso cyawe, hari Imana yashizemo, ntabwo wamuzi. Mu nama yicaranye nabo, mu biganiro ari kumwe nabo, mu bitekerezo arasa nk'uri kumwe nabo, ariko mu mutima ntari kumwe nabo. Yesu nashimwe cyane. Dore ukuntu Imana iri n'inzozi z'umuntu. No kuvuga ngo mu migambi myinshi barimo gucura, mu iteraniro ry'abakurwanya, mu iteraniro ry'abakwanga, mu nama zabo, bashaka babijana, bashaka 500, ishaka imiryango y'iwanyu yose yateranye, irimo imigambi, babashaka bari abanzi bawe, ariko hagati muri bo harimo Raube. Yesu nashimwe cyane. Uko niko Imana ikora. Hagati y'abantu 10 barimo bajya inama yo kukugambanira, barimo bajya inama yo kuguhemukira, barimo bajya inama yo kukwirukanisha. Muri abo bantu barimo bajya inama hari umuntu hicaye batamenye. Haleluya. Neba ntashobora kubibwira kuko ku maso arasa nkaho ari kumwe nabo, aratanga ibitekerezo nkabo, arajya inama nkabo, ariko ibyo avuga biri ku rurimi, mu mutima nta birimo. Ko mu mutima harimo ineza y'Imana agiye kugirira, ku rurimi hariho amagambo y'abari barimo kuvuga, arimo arahuza nabo mu magambo, ariko ntarimo guhuza nabo mu nama. Hari abantu barimo guhuza mu magambo, ariko mu nama ntabwo barimo guhuza. Kubera icyo batarimo guhuza mu nama, nuko hari Imana irinda inzozi z'umuntu. Haleluya. Hari Imana irinda inzozi z'umuntu kugira ngo zasohoke. Iyi Imana yaguhaye inzozi irazinda nshuti y'Imana. Hari uruhare rw'Imana kurinda inzozi zawe, hari n'uruhare rwawe kurinda inzozi zawe. Nibyo ngiye kubereka. Muri icyo gihe barimo bavuga, bamwitegera, bajya imibare, baravuga ngo reka tugende, ngo reka tumufate tumwice. Raube nabaha inama aravuga ati, "Je ntabwo ndimo nemeranya nawe. Kumwica turishyiramo icy'amaraso. Nanone hari urundi rupfu twamwica, ariko nta maraso dukoze. Reka tumufate tugende, tumujugunye muri kiriya cyobo. N'uri ntazikuramo, azagwamo." Ngo barangije barabyemera. Yesu nashimwe cyane. Ikintu nkundira Imana, uri bugukize iyo atanze igitekerezo n'ubundi kiremerwa. Uribaza bino iki cyo bavugaga ni ibyo byabaga biri ruhande rw'umuhanda. Babicukuraga bateza amazi. Yari amariba buhiriragaho. Kwano kumujugunya mwiriba. Ryari bireba ngo hari igihe cy'izuba. Niba ngo muri ibyo binogo cyangwa muri ayo mariba nta mazi yari arimo. Hari ibintu biringira ngo nkubwire. Bariya bashaka guhemukira, bariya bashaka kukwica. Hari umuntu ugiye kubaha inama. Haleluya. Iyo nama ari bohe barayemera, nubwo atari yo barayemera. Kubera ko harimo Imana, ntibafite umwanya wo kubitekerezaho. Kuki kubujugunya umuntu mu cyobo kandi kiri ruhande rw'inzira? Ese ntiwatekereza ko hari umuntu uzacaho yakuva wa muntu ataka akajya kumukuramo? Kubera ko nta mwanya bafite wabyo, kuko Imana yabakinze akantu ku maso, ntibashobora kubitekerezaho. Inama barimo kujya n'iz'ubusa, ntabwo zizuzura. Aravuga ngo reka tumujyane muri kiriya cyobo. Barangiye barabyemera. Ngo muri we yagira ngo aze guca inyuma yongera mwibe, amukuremo, amusubize papa we. Arangira igihe baramutwara ngo bamujugunya mu cyobo kitarimo amazi. Haleluya. Yambwira ngo hari ukuntu Satani azi ko azi gutegura, ariko hari ukuntu ajya yibeshya mu mibare. Umubare wa mbere yibeshyeho ni ukujugunya umuntu mwiriba kandi ritarimo amazi. Iriba ritarimo amazi ntiryakwica umuntu. Habaye harimo amazi yuzuye kukujugunyamo, utazi koga birashoboka yuko wapfa. Niyo waba uzi koga byazatwara iminsi ariko ugapfa. Ariko iriba ritarimo amazi ni nko guhagarara mu mwobo, nta kintu ushobora kuba. We nuvuga ngo bagiye kumujugunya ahantu ariko nta kimwica kirimo. Yesu nashimwe cyane. Nawe yabwira ngo barajya inama zo kujugunya ahantu, ariko aho bagiye kukujugunya nta kice gihari. Hari abamarayika b'Imana. Iyo umuntu yageze hariya mu cyobo, hari uburyo atekereza, hari ahantu ahanga amaso. Ntushobora kureba imbere kuko hari icyobo, ntushobora kureba inyuma kuko hari icyobo. Ikintu gisigaye ni kimwe gusa, ni ukureba hejuru ko icyobo kirangaye. Iyo urimo ureba hejuru, urimo uhamagara Imana. Yesu nashimwe cyane. Aho bagiye kukujyana, reba hejuru uhamagara Imana. Biraba ngo baramutwara bamujugunya muri cya cyobo. Bamwambura ubusa ikanzu barayitwara. Baragenda barayishwanyaguza. Bafata isekurume y'intama, barayibaga, basiga amaraso kuri ya kanzu. Muri icyo gihe bakira aho ngaho, ngo bicaye barimo barya, barimo bishima, bavuga ngo karose ararangiye, ibye birarangiye, reka turebe ko bizagenda. Muri ako kanya baraho, ngo bagiye kumva bumva hari abantu baje. Yesu nashimwe cyane. Hari Abayishimayeli. Rero ngo hari abanzi b'inzozi z'umuntu ba mbere nabo yavukanye nabo. Abanzi b'inzozi z'umuntu ba mbere nabo mu nzu ya se.
abo mu nzu ya se kubera iki nibo bamuzi, bazi amava n'amavuko ye, mama wabo na papa babahaye ubuhamya ukuntu umwana yavutse, babwiye ukuntu Satani yamurwanyije ariko akanga akavuka, babwiye ukuntu indwara z'ibyorezo zaje zikamara abantu ariko wakabaho muri icyo gihe cye, bazi amakuru yawe n'amateka yawe, nibo babwiye inzozi zawe, nibo babwiye imishinga yawe, nibo babwiye ko uzabaho. Abo nibo ba mbere babanza kukurwanya, abo nibo ba mbere babanza kukwanga, abo waganiriye, abo murana kurira, abo musangira, nibo ba mbere babanza kukwanga. Yesu nashimwe cyane. Noneho abo ngabo hari abandi bantu bakabiri, abanzi bo mu nzu y'Imana, hari abandi banzi babiri bakujugunyira mu maboko. Ndabakubwirana ngo mu gihe bari bari aho ngaho, ngo bagiye kumubona haje abantu abo bireta ngo n'Abayishimayeli. Aba bari bantu n'abantu b'abacuruzi barigenderaga, bari bakwiye ibintu wabo, bari batwaye muri Egiputa, ngo barimo baza. Uwitwa Yuda aravuga ngo uyu muntu kumurekera mu cyobo hariya ko nta kintu byatumarira, mwaretse tukamugurisha abangabo bazajya kumukoresha ubucakara bakatwihera amafaranga tukabaho, n'ubundi nagenda ntazagaruka. Yesu nashimwe. Abangabo ko Ishimayeli ni bande? Nabo mu gisekuru cy'iwabo, ko Ishimayeli yavutse kuri Aburahamu na Hagayi, nubango n'umuntu wakuze igisekuru, n'umuvandimwe wabo mu muryango. Uwo niwe nubango bamaze aba bantu ko Ishimayeli bamaze kumugura, nabo baramutwara ngo bamugurisha aho kwa Midiyani, Abamidiyani. So Abamidiyani ni bande? Abamidiyani nabakomoka kwitwa Midiyani. Midiyani ni umwana wa Aburahamu yabyaye ku mugore witwa Ketura. Nubango n'abantu bahuje ibisekuru, ni bene wabo mu muryango, nibo barimo bamuhererekana. Abavukana nabo kwa Yakobo baramujugunyira abo kwa Ishimayeli, abo kwa Ishimayeli nabo baramujugunyira kwa Midiyani, abo kwa Midiyani nabo baramutwara muri Egiputa. Arimo araca mu maboko y'abantu, baramuhahana hirya no hino, nabo mu gisekuru cy'iwabo, nabo mu muryango w'iwabo. Wariho n'umuntu utereganwa n'abantu, akajya kwa se bakamwirukana, akajya kwa nyina bakamwirukana, akajya kwa mukuru bakamwirukana, akajya kwa mubyara bakamwirukana, arahora azerera hagati y'imiryango. Ubwoko bw'Imana rero mwe inzozi z'umuntu zimuzerereza mu miryango, inzozi z'umuntu zimuzerereza mu miryango. Ujya kwa nyoko wanyu bakakwita indaya, ukajya kwa sonyo bakakwita umujura, ukajya kwa mubyara bakakwita ikirumbu, aho ugiye wagira bati nako bakanakora bananiye natwe tuzagushobora. Ugakomeza uzerera hagati mu miryango, nta numwe wifuza kugirira neza, nta rundi rwango bafite, urwango rwawo ruhari nta rundi, ni umwuka wa Satani barimo urimo kureba ejo hazaza hawe. Abo nibo barwanya inzozi z'umuntu. Inzozi zawe zigucisha mu maboko y'abakwanga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Inzozi zawe zikuraza utakaraye, inzozi zawe zigutwara gucumbika utagacumbitse, inzozi zawe zikuraza wicaye abandi basinziriye, inzozi zawe zikugeza igihe wibaza ngo kubera iki navutse. Ndagira ngo mubwire ngo humura, wowe uri mutereganwa n'iyi miraba n'inzozi zawe. Bamaze Abamidiyani baramutwara bamugurisha Abanyegiputa, agurwa n'umugabo witwaga Potifari wari uhagarariye ingabo kwa Farawo, yari umuntu ukomeye cyane mu gihugu. Arangira aramutwara, mu munsi umwe gusa yari amaze kugera kwa Potifari. Yesu nashimwe cyane. Dore ukuntu isi ijya yibirindura ikakwereka ibintu utaruzi ko wabona muri icyo gihe. Umunsi umwe umwana w'umuhungu yaraye kwa papa we, yari umwana mutoya, bakuru be bari bahari. Nubango bira ngo abandi bajyaga kuragira agasigara muri uko yari akiri mutoya. Yarabyukaga mu gitondo bakamuha icyayi cyo kunywa, yarabyukaga mu gitondo baratekaga bakamugaburira. Nibwo buzima yari amenyereye, nibwo buzima yari yarakuriyemo. Arangije igitondo kimwe gusa yisanga aryamye kwa Potifari. Ibyamubayeho yabibonye n'amaso ye, yabonye bakuru bamwambura ubusa, yabonye bamujugunya mu cyobo, yabonye bamukura mu cyobo, yabonye bamuhereza Abayishimayeli banegushiyetinga amafaranga byumva, baricirikanya mu gicira byumva. Baramufata bamutwarira Abamidiyani, baramugurisha bungukamo. Abamidiyani baramutwara bamugurisha nanone kandi kwa Potifari. Amaze kwagera yari afite ishusho y'isi, yari amaze kubona igikomere cy'abavandimwe, yari amaze kubona ukuntu isi mu kanya gato hindura isura ikakwereka ibintu utatekerezaga ko bihari. Ndagira mubwire inshuti y'Imana, wowe isi irimo yereka isura utaruzi ko ifite, wowe isi irimo irambura paje yindi utaruzi ibyanditseho. Ndagira mubwire ngo hagarara ukomere, hagarara ushikame, izo ni inzozi zawe. Yesu nashimwe cyane. Abandi nta kibazo bafite ko nta nzozi bafite. Ibikomere nk'ibi n'ibyo bene inzozi, n'ibyo abanyanzozi. Abantu bahura n'ibi bishakwe ni bene inzozi. Nimutureke dukomereke, turi bene inzozi.
nimureke isi dukubite hepfo dukubite haruguru turi bene nzozi turi ba karosi nuko bamera igihe kiragira abantu bagira ngo harya buriya zizaza ngo reka turebe ko zizaza ko yavuze ko azatuyobora adahari yamubwira ngo Yosefu arahari inshuti yanjye haleluya yamubwira ngo inzozi zanjye zirahari ntaho zagiye bijya bindi Imana yavuganye nanjye ndacyafite kwizera ko bigihari iyi si iradukubita kuko ntabwo turi abayo iyi si iratwereka ko byanze ntabwo bizanga hari Imana itanga inzozi Yesu nashimwe cyane muri iyo minsi akimara kugera kwa Potifa arabyuka mu gitondo uwasasirwaga akaryama agiye gusasira abandi ngo baryame dore ukuntu isi ni gatebe gatoya uyu munsi urasasirwa ejo ugasasira abandi uyu munsi uragaburirwa ejo ukagaburira abandi ku mpamvu zimwe cyangwa izindi wisanga urimo ukorera abantu mu gihe wari umenyereye gukorerwa n'abantu ndagira ngo mumare impungenge mubwire ngo niba ejo warideje wayoboraga ikigo uyu munsi ukaba wabuze n'akubupuranto hari impamvu Imana isimburanye ibihe hirya y'ibi bihe hari ibindi bihe nshuti y'Imana Yesu nashimwe cyane rero ngo ntabwo Imana izishimira kubabaza umuntu iteka uyu munsi hari ikibazo ariko ejo uzatabarwa n'Imana Yesu ashimwe cyane haleluya mu gitondo baramubwira ngo tujye kubyuka dusanga icyayi gihari Yosefu bajya kubyuka saa 11 agasanga icyayi cyahiye ndayamwire bimwe mu mabanga atatakomeye azagufasha kugira ngo uzagere ku mwuzuro w'inzozi zawe ibanga rya mbere ni discipline yawe buriya biragorana kugira ngo imico n'imyifatire yawe nizagufasha kurinda inzozi zawe bimwe mu bintu urindisha inzozi zawe ni imico n'imyifatire yawe uko wifata ku bantu uko ubasha gutandukanya abantu ugeze imbere kubasha gutandukanya Yakobo na Potifa nta mwarimu wabikwigishije nta wundi muntu wabirebeyeho ni amasomo y'isi yigisha umuntu wowe ubwawe ukamenya kubyitandukanyiriza bose ni abagabo bakuru bose ni abanyacyubahiro ariko papa atandukanye n'umukoresha uko narimbanye na papa bitandukanye nuko ngiye kubana na boss umwe ni papa undi ni boss nitiranya boss na papa ndaza kwita imibare Yesu nashimwe cyane haleluya abantu benshi uzasanga yagize imbere y'imbo utangire kurerembura amaso urimo guteta ntago boss ari papa wawe Potifar ntabwo ari papa wawe kuko icyabuhuje na Potifar ni amafaranga yakuguze kandi yakuguze nguze ukore iyo umuntu aguhemba aragukoresha ntabwo uri kujya kumunyimira mvuye ngo rero babona ngo ngiye ngo mbona ngusango na papa ndasa nka papa wawe ariko sindi papa wawe ye ni boss wawe haleluya woko bw'Imana iyi niyo situwamo abene nzozi barakubitwa mu gitondo kimwe baramubwira ngo no ahangaha wageze ni kwa Potifar ntabwo ari kwa Yakobo ikintu cya mbere kigufasha kurinda inzozi zawe no gukora cyane sore no kugira ikinyabupfura imico n'imyifatire uko witwara uko uganira n'abantu uko ubana nabo buri muntu wese witwayeho neza imbere ye iyo ubanye nawe neza asiguteye indi ntambwe y'ubuzima icya kabiri ni gukora cyane ndajya mubwire ngo Imana ntishobora kugukoresha uri umunebwe Imana yanga ubunebwe Imana yanga abanebwe iyo Imana iguhaye inzozi ukanebwa Satani arakwiba inzozi ntuzigereho Yakobo ageze kwa Potifar bireba ngo arakora cyane haleluya arakora cyane iyo arimo buriya hari ukuntu abantu bibeshye ibanga ryo gukora akazi neza si ukubana neza na boss ni ukubana neza n'akazi ukora Yesu nashimwe haleluya ibanga ryo kugira ngo utone kumukoresha ibanga ryo kugira ngo utone mu kazi uzamuke mu ntera si imibanire myiza ufitanye na boss si isano ufitanye nawe si connection ufitanye nawe ni isano ufitanye n'akazi kawe ni ubushuti ufitanye n'akazi kawe iri ni ibanga ryo gukorera ahantu batagushaka ibanga ryo gukorera ahantu batagukunda ni ugushutika akazi cyane kurenza gushodeka abantu ko ushobora gushutika boss uyu munsi mugakundana ariko ejo boss agahinduka niba boss mwabanaga uyu munsi mwabanishwa n'amagambo muha jya gukunda kubera ko umunekera abakozi bagenzi bo bahora ubarega buri munsi ubacomeka
yagukundaga kubera yuko wajyaga umenya amateka yuko ahishira, yagukundaga kubera ko wajyaga umufatira amakosa menshi nubwo ari umuyobozi wawe ukabitwikira, yagukundaga kubera yuko wajyaga umumenyera amabanga y'abakozi y'abandi bamuvuga ukaza ukayamubwira. Ntabwo yagukundiraga umusaruro uva mu maboko yawe. Ejo uyu mubosi nahinduka hakaza umubosi mushya upimira umuntu mu musaruro we, uzamwibeshaho ugiye kubona nawe ujyanye amagambo, ni wazaheraho yirukana. Ibanga rya mbere ryo kurinda inzozi zawe ni ugushudika akazi cyane. Umurimo werekeje amaboko ukorana umwete kuruta gushudika abantu, ko abantu ntibashudikika ngo bemere. Agukunda uyu munsi ejo akakwanga, akwizeza ibintu ejo akabihindura. Uyu munsi umutonaho ejo akagukubita inkokora mu mutwe. Yesu nashimwe cyane. Yosefu amaze kuhagera yegera akazi barashudika. Biraba ngo akimara kugera kwa Potifari, ngo Potifari agiye kureba asanga iyo Yosefu yegereye mu rugo rwe, imirima yareze, amatungo yaragutse, business zaragutse, ngo aritegereza ngo asanga ngo umwuka w'Imana, haleluya, umwuka w'Imana yaramuriho. Umwuka w'Imana ntabana n'abanebwe, umwuka w'Imana abana n'abakozi, umwuka w'Imana ntabana n'abanyamatiku n'abanyamagambo, umwuka w'Imana abana n'abantu bazi kwirinda inzozi zabo. Ngo arabanga umwuka w'Imana ari kuri uyu muntu, ngo arangije aramuzamura, aramupromotinga, amugira manege w'imitungo ye yose. Yesu nashimwe cyane. Amaze kuhagera aho ngaho aratona kugira ngo atone kuri Potifari, hasa nayo maraso bagiranaga. Ntabwo yari muhawe n'ishuti ye ngo ararinda igihango cy'inshuti. Ikintu cyagomba gutuma ari buze kubana nawe neza ni umusaruro uva mu maboko ye. Icya kabiri ni imico n'imyifatire ye, ni uburyo amwubaha n'uburyo yubaha bari mu rugo rwo bose. Nivuga ngo icyubahiro uha abantu, discipline yawe, imico n'imyifatire yawe, ni wongeraho gukora cyane, uzifuzwa na bose. Uzarinda inzozi zawe ko Imana izagusunikiraho. Ntabwo Imana izagusunika kubera ubunebwe, ntabwo Imana izagusunika kubera amatiku. Imana izagusunika kubera agaciro wahaye ibyo urimo gukora. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Icya gatatu ni iyo umuntu ageze ahantu ubusanzwe, waba ugeze mu kazi, waba ugeze mu rusengero, hari abantu basanga bimwe mu bintu bishobora gutuma inzozi zawe zitagerwaho. Nagakungu ugiranye n'abantu bamaze kurambirwa, bamaze gucika intege, badafite inzozi, babaye decourage mu bintu byose, bumva ko Imana itakibakunda, bumva ko barambiwe. Iyo ugeze mu kazi ahantu, hari abantu basanga bambere ni abantu bakoze muri icyo kigo imyaka irenga 20, bamaze kuyoborwa n'abadeje barenga 10. Arakubwira ngo aba ngaba ku ngoma ya kanaka n'iya kanaka n'iya kanaka, aha nta kiza wahabona. Iyo baza ko bazi guha agaciro abantu, baba barakampaye imyaka maza ntacyo nabonye. Arakubwira amagambo yo kururimi, nyamara ibikorwa bye byari bitandukanye n'ibyo akubwira. Yari umukozi mubi, yari umunebwe, yari umunyamagambo, yiba akocanya abantu bakocagurana buri munsi. Uyu munsi arimo aracomplaininga ko atazamutse kandi ntabwo yari buzamuke. Ikintu cya gatatu kizagufasha kurinda inzozi zawe, uzirinde kwa associate n'abantu batakaje iyerekwa ry'ubuzima. Uzirinde kujya mu gikundi cy'abantu bananiwe. Uzirinde kujya mu gikundi cy'abantu batagifite ibyiringiro by'ejo. Uzirinde kujya mu gikundi cy'abantu bakubwira ngo ntibishoboka. Yesu nashimwe cyane ko aba bantu bishoboka, byamaze kuba ntibishoboka. Mu bwonko bwawe hesitayemo ngo ntibishoboka. Ntabwo byashoboka kubera kutakira ko bishoboka. Ko ibyo wakiriye mu mutwe wawe, ibyo wakiriye mu mutima wawe, nibyo bidetamininga uko ugenda nuko witwara. Iyo umuntu yamaze kuvuga ngo aha hantu nta mugisha nahabonera, ahora akora ibintu binyuranye n'ibyo bashaka kugira ngo bakore. Iyo umuntu amaze kunyuranya ibintu, atandukana n'umugisha. Ibintu bitatu: cya mbere discipline yawe, cya kabiri gukorana umwete, icya gatatu kwirinda agakungu k'abantu babi. Uzirinda agakungu k'abantu babi. Uzagera mu rusengero wasanga abarokore bazi amateka y'iryo torero, bazi n'umunsi wa mbere ryatangiye, bazi n'umuntu wabatijwe bwa mbere, bazi buri muntu wese. Abarokore baguriye mu rusengero. Hari abarokore bagwa bakava mu rusengero, hari n'abarokore bagwa bakaguma mu rusengero. Iyo ugize ibyago ukinjira mu gakundi kawe, urahagera bakubwira ngo yewe
natwe twageze imbere yawe ntacyo twabonye. Ibyaha ni amagambo gusa tu, bazagushimagiza kabiri ntuzamenye. Wowe watona ukamera nkanjye, yewe na pasiteri yageze hajya ampeka ku mugongo, twaragenda na gagiye cyarageza njugunya hasi. Aha baraharara bagahararuka, aha baragusingiza ejo bakakureka. Benawe aba barokore baburiye mu rusengero, aba iyo ugize ibyago ukajya mu gakundi kabo wica inzozi zawe. Uzirinde mu buzima kuzajya mu gakundi k'abantu bahora bavuga ibintu bibi, bahora bavuga ibidashoboka, ibitagenda. Wababwira ngo baho ibindi bishoboka regerekerere. Hari abandi baguye bari hanze y'urusengero, bajyanye indirimbo zo mu gatabo zizi zose, amakorasi yo guhimbaza abayazi yose, ibintu byose barabizi. Icyo batemera nuko Imana yahindura ubuzima bwabo. Umuntu uzi ko Imana ihari ariko akaba atemera ububasha bw'Imana ku buzima bwe, umuntu uzi ko Imana yaremye isi n'ijuru akaba atemera ko Imana yamuremera ubuzima, yahindura amateka y'ubuzima bwe, uyu muntu uzamwirinde mu buzima bwawe. Uyu ni umwanzi w'inzozi zawe, ntabwo azakwemera ko uzagera ku mwuzure w'inzozi zawe, kuko nawe ubwe ize zamaze gupfa. Nigeze kujya ahantu gutangira urusengero, abantu bazi uwo munsi dukora igiterane turabwiriza, hari senta nini cyane, abantu baraza barakizwa muri ayo materaniro y'abantu. Nimugoroba nshoshe abantu naganiriye nabo, n'indi munsi nasubiye bwa kabiri, turimo tugerageza gushyiraho ubuyobozi bw'itorero. Burya ryavukanye abantu benshi, hari haje abantu benshi cyane barenga nk'ijana. Abantu naganiriye nabo nakoranye nabo inama, abari bakuru muri bo. Umwe yazakambwira ati nawe pasiteri imyaka 30, undi akambwira ati nawe pasiteri guhera 85, undi akambwira ati nawe mu batiste imyaka 4, undi ati buri ibona bari abantu bakomeye bayobora insengero, akambwira insengero nyinshi batangiye. Uko bicaye aho ngaho, eba korasi za n'indirimbo zo mu gatabo bari barazimize zose, ariko ko bari bicaye aho bari abasinzi. Inzoga baranywa, indirimbo bararirimba, Imana barayizi, baravuga imbaraga z'Imana, baravuga itangaza ry'Imana yakoze, ariko barayivuga ku rurimi muri bo nta Mana igihari. Hari hasigaye intambara ikomeye yo kongera kwinjiza Imana muri aba bantu, iye kuba ku rurimi rwabo aho guye mu buzima bwabo. Yesu nashimwe cyane. Bantu b'Imana, ndagira ngo babwire ngo ibintu bizarinda inzozi zawe ni ibintu bitatu bikomeye. Uzirinde imyifatire mibi uri umunyanzozi, uzirinde ubunebwe uri umunyanzozi, uzirinde agakungu k'abantu babi uri umunyanzozi. Umuntu nakubwira ngo byaranze, uzamubwira ngo ntago biranga, ngo haracyari ibyiringiro. Yesu nashimwe cyane. Bwoko bw'Imana, ikintu cyari gikomeye ahangaha nanone, hari hasigaye ibibazo byari mu mutwe wa Yosefu, umutwe wa Yakobo papa we. Yarimo yibaza ngo umwana wanjye wambwiye inzozi yarose, ko nzi ko Imana irinda inzozi, Imana ko yamaye inzozi inshuro nyinshi, n'igihe nari ndi Beteli ko Imana yaje, ibyo Imana yambiriye mu nzozi byarabaye, ni gute inzozi z'umwana wanjye zapfuye, ni gute umwana wanjye yapfanye inzozi z'Imana, kandi ubusanzwe Imana iguhaye inzozi irazisohoza. Ndagira ngo mbwire ngo yewe Yakobo we, umwana wawe arahari humura. Yesu nashimwe cyane. Mu gice cya 37 urimo urabyibaza, ariko ihangane gato mu gice cya 41 mu itangiriro ugiye kubona umwana wawe yicaranye n'abakomeye. Mu gice cya 37 aragambanirwa, mu gice cya 41 yicaranye na Farawo. Umwana wawe yicaranye n'abakomeye. Igisigaye ni kimwe gusa, ihangane gato Yakobo we, hasigaye rimwe gusa. Mu gice cya 46 ugiye kwicara n'umwana wawe, ugiye kugera kumubona umunyanzozi ntapfa. Imana yaguhaye inzozi irazirinda nshuti y'Imana. Ku gice cya 46 Yakobo n'amaso ye yongeye guhura na Yosefu, ngo aranje aramubona barahoberana. Harabango Yosefu we, nararize ndahogora, narize ko wapfuye. Banza ni ikanzu nk'ikimenyetso cy'uko wapfuye. Banyeretse amaraso y'ihene bashizeho, nibeshe ko ari amaraso yawe. Nari nibaje ukuntu Imana yari tugapfa n'inzozi zawe utazujuje. Uyu munsi ndogenda kubonye ngo nongeye menye ko Imana Isirayeli ari Imana, nongeye menye ko Imana nyamana, Imana yabanye nanjye cyagihe, Imana yanindiye kwa Labani, Imana yanyambukije Yaboke, nagiye ntacyo mfite ngarukana amashyo n'abana. Imana yandinze kuba nkiri umwana nkaba ngeze mu zabukuru. Niyo Mana nanjye nkuraze, uzahora yubaha, uzahora yizera, ni Imana irinda inzozi. Ndagira ngo nanjye nkugiraho nkurikiye, Imana ya Isirayeli ni Imana irinda inzozi. Nta kintu ushobora kuzaba, iyakurotesheje izakurinda, iyakurotesheje izakurinda, iyavuganye nawe mu nzozi iracyari kumwe nawe. Wigira ubwoba,
wikangwa n'ibihe. Iriya Mana yacu yitwa Nyiribihe, niyitegeka ibihe. Umwuzuro w'inzozi zawe uzawubona mu izina rya Yesu. Akira kuzura kw'inzozi zawe, akira ibyiringiro bishya mu izina rya Yesu, akira kwizera gushya mu izina rya Yesu, akira amasezerano y'Imana mu izina rya Yesu. Imana yaguhaye inzozi izazirinda. Murampora iki ko atari ngewe wiha inzozi? Imana mwizibaho umugisha.